bya kera ukiri umusore ukiri n'urubyiruko kareba urubyiruko rw'iki gihe inkuru nguru tubona hano mu cyumbati hano umuntu arongoye umuntu arapfa iyo nkuru narayikoze nzanayigarura umuntu arongo umuntu arapfa so muze mobi yarongo umuntu apfa ariko baza gusanga iki ikibazo cy'umutima anga nahano urubyiruko rugiye rutandukanye ariko hari urwaga ngo ruva mu cyumba umuntu uza mu Nyabugogo rwaga rwaciye uyu mugabo waho atwirukankanye akurusha uruhara rwa hano abona akora mu mutwe kuranda ararundusha byo ndabizi nese muze wumva mu buzima bwa buri munsi wifuza nko kuzasaza ukoze iki ushaka kwata imyaka amaze kuri no sisine nubaka turakodesha Kigali abantu batuye mu kode duhora n'ibibazo batukujyana gutya cyane urumva Munyarwanda akagaruka muri wa mugani ngo ntugasaze uri shema rishengura ntugasaze rishije ngo reka unasaze ishema ry'ababyeyi ngo imitsi yawe yarangaburiye sibyo imitsi ni ya neza ni ya neza ibikorwa byiza ni kwa gusaza cyane iyo urebye wenda nimba utarubatse ukaba timotora wenda uko umunsi ushira n'uduta timotora saza nani mara saza nayo tugane ni umupapa wana batambye impanga inshuro ebyiri cyane sibyo iyo urebye hari byinshi wifuza mu buzima bitakubayeho muri ya myaka yahise imbere yawe urifuza iki ubu ngubu ikintu nifuza nta n'ikindi nifuza mu buzima bwanjye nifuza icumbi nshobora kubamo hanyuma nkanarisaziramo ariko nkarika none iyi ngiyi urabona ko niba ndinjiramo bigahita bifunguka narwo ni urubuga abantu baganira ugashyiraho amafoto isi yose izabibona narwo ni urubuga ariko kukicara bitabaga cyo dushimira umusaza watugeze ku iterambere ahubwo ikintu cya mbere uyu musaza ndamushimira cyane ahubwo wagira ngo ni Yezu wa kabiri wagarutse ku isi tunywerese ntabwo namenye icyo bivuga ibyo ngibyo tumwe mu rugero tumwe mu rugero baba niba inzoga nyinshi hari ibyaza ngo ni ibyuma urumva nasanzwe twahoze tuvuga cyane hari n'abarimo mananywa ibiyobyabwenge byinshi amatabi n'ibiki gira inama ugira urubyiruko ubwo ni nk'abana bawe cyangwa ubuzukuru bawe bazara kino kiganiro nk'inama rero ngiye nshobora kubwira urubyiruko ikintu cya mbere bagomba kugira umuco mwiza ikintu cya mbere ni ugukunda igihugu kandi gukunda igihugu ni ukuvuga ngo ni ukujyana n'igihe ariko bitajyana na biriya byo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ubusinzi ntacyo bumaze ubundi bakagira umuco noneho ubwo ari ku cyumweru umanuka no bazamuka bavuye mu misa umugore wambonye yarahagararanye n'undi mugore baganira abwira Kanyobya ati dore ati mbonye mwene nyoko Kanyobya ati nguriye hanyuma Kanyobya arandamusa sinena namuzi pe murebye Kanyobya andamukije araseka mbona rya ryinyo rye ry'imbere ry'inyinya ndavuga nti kweri Kanyobya turasaba abandi ntabwo bajya bambeshya ndimo namuhamagara wasanga wenda ari mu biganiro wabonye uzi gusoma ntabwo bizi ndimo ndamuhamagara ko ari mu kiganiro ubu nashaka kugira ngo muvuge mvuga ati nabonye uri mukuru we cyangwa uri murumuna ubwo ni uvuga ngo ubirebye Kanyobya buriya ndamuruta ubukuru ndi nka mukuru we ari mu kiganiro ugira telefone nta telefone barayitwaye ntabwo ushaka nkuhuze nawe turebe ko musa abadukurikira subwa n'ubwa kane n'ubwa gatatu Kanyobya turaziranye ntabwo arimo arayitaba imana namuhamagara asanga ari mu kiganiro ariko ni gahunda wese muze abantu mbona reba urubyiruko ruri hano impande yawe ubonye uriya mwana akunda gusunitse bariya ni umuco none se umuntu yakora iki ko ari umuco w'iki gihe iyo utekereje abana wabyaye n'abuzukuru ufite n'ibihe bya kera ukiri umusore ukiri n'urubyiruko kareba urubyiruko rw'iki gihe inkuru nguru tubona hano mu cyumbati hano umuntu arongoye umuntu arapfa iyo nkuru narayikoze nzanayigarura umuntu arongo umuntu arapfa so muze mobi yarongo umuntu apfa ariko baza gusanga iki ikibazo cy'umutima anga nahano urubyiruko rugiye rutandukanye ariko hari urwaga ngo ruva mu cyumba umuntu uza mu Nyabugogo rwaga rwaciye uyu mugabo waho atwirukankanye ariko ndamubwira ati mu gihugu ntabwo turi Burundi turi no muri Kongo turakorera cyane hano inyuma hatuye nde hano hafi yo turi inyuma ahangaha ni uyu mugabo Minani utuye ahangaha oya ubu ngutuye hano umuyobozi ukomeye hano mu gihugu cyacu hano ahangaha gutya aha ni kwa minisitiri w'ingabo z'igihugu atuye tunamusubize cyane tunamushimire tunashimire n'ingabo z'igihugu abari mu butumwa bw'akazi nanga turi ari ingabo zihari ariko turi mu buzwe impamvu niganaga no umusaza nuko nari mbonye ari umuntu
hari urubyiruko ruraho cyane hano aba n'ibisambo ibyo byo sinabimenya ko ntawe uranyiba se uretse ko nta n'indurira navugira aha ngaha kubera ko haba hari n'umutekano usesuye uyu mutekano urahari ariko nyine nk'uriya muntu ugufata akagusunika gutya usanga n'uriya mugabo ucuruza inzoga z'inkorano bati muzehe wigira ibyo utangaza kandi ushaka kwigana nk'ubu Kanyobya yarakubonye azambwira ati sya tujye ahantu ati umusaza koko turasa ko dusa cyane ni n'agahanga ni akurusha uruhare rwa hano ntabona akora mu mutwe kuranda ararundusha byo ndabizi ese muze wumva mu buzima bwa buri munsi wifuza nko kuzasaza ukoze iki ushaka kuba ati imyaka amaze kuri ino sisine nubaka turakodesha Kigali abantu batuye mu kode duhana n'ibibazo batugujyana gutya cyane urumva Umunyarwanda akagaruka muri wa mugani ngo ntugasaze uri shema rishengura ntugasaze rishije ngo reka unasaze ishema ry'ababyeyi ngo imitsi yawe yarangaburiye sibyo imitsi ni ya neza ni ya neza ibikorwa byiza ni kwa gusaza cyane iyo urebye wenda nimba utarubatse ukaba tuma wenda uko umunsi ushira n'undi utatima turasaza nani marasaza nayo tuganira ni umupapa wana batambyaye impanga inshuro ebyiri sibyo iyo urebye hari byinshi wifuza mu buzima bitakubayeho muri ya myaka yahise imbere yawe urifuza iki ubu ngubu ikintu nifuza nta n'ikindi nifuza mu buzima bwanjye nifuza icumbi nshobora kubamo hanyuma nkanarisaziramo ariko nkareka kuba mu bukode kuko ubukode buramvuna cyane kandi ndubatse ndabyaye ubwo rero mpora mu bukode nabura yo kwishyura bativamo nkajya n'ahandi nkajya kumandiya nkavuga nti nzabishyura n'ibyo ugasanga rero mpuze muri ayo nabireba ngasanga ahubwo nzagwa ku musozi Imana ibikurinde iyo umuntu avuze izina WhatsApp wumva iki izina navuze ngo WhatsApp buriya muntu afite telefoni ibamo WhatsApp wumva avuze iki WhatsApp urabona ndashaje kandi ibi by'amatelefone byaje nanjye nkuze sinamenye icyo bisobanura buriya nyirango wasobanura WhatsApp rero wenda nyikubwiye urabona nk'uko mfite ino telefone bayita Android none WhatsApp urabona kano kantu aka urabona nomero z'abantu nyinshi aha ngaha abantu baganirira mu gikari bari muri Amerika bari mu Rwanda iyi niyo WhatsApp ni urubuga ruhuriramo abantu bagiye batandukanye ariko ufite nomero zabo iyo bavuze nomero Facebook se yumva iki ntabwo menye cyane iyo bavuze Facebook none iyi ngiyi urabona ko niba ndinjiramo bigahita bifunguka narwo ni urubuga abantu baganira ugashyiraho amafoto isi yose izabibona narwo ni urubuga ariko kukicara bitabaga cyo dushimira umusaza watugeze ku iterambere ahubwo ikintu cya mbere uyu musaza ndamushimira cyane ahubwo wagira ngo ni Yezu wa kabiri wagarutse ku isi kuko ibintu yazanye ibintu byiza cyane yazanye iterambere yazana ibi bya telefone kuvugana n'umuntu mutari kumwe avugana n'umuntu wo muri Amerika ari kure uyu musaza se ahubwo twamunganye Imana yamwiremeye kwa karindwi ni amatora tuzongera tugire gutya twongere tumutore tutite kuri ba bandi baba hari ahubwo tuzajya dushyiraho ibikumwe bibiri muze reka tubyisabire njye nawe n'abandi banyarwanda bagiye bareka tugashyiraho ibiganza byose byose kabisa nibyo tugira gutya byose cyane kuko uwaguhaye inka aba yaraguhaye n'amata aba yaguhaye amata aba yarakurinze bwaki aba yarakurinze kurwara za ndwara zigiye zitandukanye aba yaraguhaye ifumbire arakabaho ariko abayobozi mudukurikiye aha duhagaze mu cyumbati rwose hari urubyiruko rukora rwose ruranakora pe rurakora cyane aha ngaha mu kijyanye n'icupa rya cupa ryo mu kiderenga ngo Nyabugogo rwagwa rw'inkorano ahubwo yewe hari n'ikibazo mfite ngira nta kibazo nigeze kuba muri koperative bitagera ku ntego iyo koperative rero yari inkeragutabara noneho dukoteza amafaranga menshi cyane perezida waryo yitwa Werarisi
akaba atuye i Cyangugu muri Rusizi aho bita Gashonga. Visi perezida we ni uwitwa Musonera. Iyo koperative baturiye amafaranga menshi cyane kandi bari bafite ubuzima gatozi bahawe bakuye muri leta. Baraturya baratumara neza, koperative barayisesa. Bari baraguze amazu nayo baragurisha na computer bazifite. Ubwo n'uvuga ngo abanyamuryango nta na kimwe twigeze tubona barabiriye. Icyo kibazo rero nacyo mukaba mwakingiriza imbere kikanyuraho bikanyuza. Bo hashize nk'imyaka igeze muri 5 ngira ngo iba atari 6. Ni imyaka ishize ni kiganiro ngo wamagaye perezida. Ni ishize. Muze turimo turasoza ariko gira ubutumwa waharira urubyiruko rudukurikiye. Ugira nyine ubutumwa wabaha abazarira kino kiganiro. Ugira ubutumwa wabaha nyine bijyanye n'iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Hari icyo bita iyo bavuze ngo tunyweresi babavuze iki? Iyo bavuze tunyweresi ntabwo namenye icyo bivuga ibyo ngibyo. Tumwe mu rugero. Tunywe mu rugero. Baba niba inzoga nyinshi. Hari ibyaza ngo ni ibyuma. Urumva nasanzwe twavuze tuvuga. Cyane. Hari n'abarimo baranywa ibiyobyabwenge byinshi, amatabi n'ibiki. Gira inama ugira urubyiruko ubwo ni nk'abana bawe cyangwa ubuzukuru bawe. Bazara kino kiganiro. Nk'inama rero giye nshobora kubwira urubyiruko. Ikintu cya mbere bagomba kugira umuco mwiza. Ikintu cya mbere ni ugukunda igihugu. Kandi gukunda igihugu ni ukuvuga ngo ni ukujyana n'igihe ariko bitajyana na biriya byo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ubusinzi ntacyo bumaze. Ubundi bakagira umuco bagakunda igihugu cyabo bakagira amahoro. Ibyo bintu bindi by'uburwanyi by'ubusinzi bakabyikuramo n'iby'ubujura, kuko burya kuba umujura nta gaciro nta n'icyo binavuze. Ushobora kuba umujura ngo iminsi y'igisa muri 40 ejo ukarasirwa hariya kubera ubujura bwawe. Ndumva rero inama nabagira ari y'ubwitonzi bakagira umuco nk'uwa hambere nk'umuco twagiraga twebwe. Ibindi byose barimo bakabivamo kuko nibo Rwanda rw'ejo nirwo rubyiruko dufite. Niyo mpamvu abango urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi n'imbaraga z'igihugu zubaka. Turashoje rero. Ntihajyana umuntu uzakora ikiganiro akabona aragukunze. Yego. Zakuntumeho. Yego. Zanagaruka twiganire. Yego. Ariko bari abavandimwe rwose. Biriya ntabwo ari sawa, si byo? Ntabwo ari sawa. Bariya abana niko bateye nta nubwo ari na sawa. Ese ugira ngo kuganira n'umunyamakuru ntabwo bibujijwe ahubwo biranemewe. Byonyine no gucyaha umunyamakuru ntibinemewe ahubwo banabihanirwaho. Ngo yamena kamera ngo yayifata use ayimena hano turi muri Kongo koko bibaho se byavahise. Ariko dushimire inzego z'umutekano, dushimire ingabo z'u Rwanda zose, dushimire n'abajya batandukanye badukurikira. Dukomeza kubaha amakuru. Ubu ngubu episode queen tuzaba turi kumwe nawe cyane. Abakozi ni mu gikari ko Kanyobya nzaguza nawe. Yego. Aka kantu ko kita nimuna gize bwengura. Oya buretse gutya. Oya gutya. Umuntu ahuza ibitugu hagara utuje gutya. Bakita gute? Aka kantu nako rukundo ndetse. Ni byigavu. Ni byigavu. Ngo ni byigavu. Big up. Yes. Imana kurinde. Nawe kandi wakoze. Namwe murakoze naganaga n'umusaza nizere ko gahunda zose ari ku murongo. Umunyarwanda aciye umugani ngo ariko mamanye no wabimbwira arambwa ngo inshuti yabeshi ifitinze kandi inshuti ikora ku nzira. Nanjye mbonye inshuti. Imana kugire neza.